bizongera kumera nk'uko ubyibwira, ntabwo bizongera kumera nk'uko ubibona. Hoya, Imana irabyanze, nawe byange. Ndashaka dusengana akanya gatoya, ubwira Imana ngo nange ndabyanze, ubwira Imana ngo nange ndabirambiwe. Reka nkubwire, iyo utari warambirwa ikintu kikugumaho, rambirwa icyo gisuzuguriro, kiri ibintu usohora mu izina rya Yesu, ubanze ubisohore mu bitekerezo. Uba ibyo wisetinzemo ngo nta cyiza cyaturuka iwawe. Ntabwo nzi ibigutakisha, ntabwo nzi ibikuriza, ntabwo nzi igihe umaze urira, ntabwo nzi igihe umaze ubabaye, ntabwo nzi igihe umaze wihebye. Bibiliya yarambwiye ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo bwaki impundu zikavuga. Impundu zivuge mu izina rya Yesu. Buriya hagati y'ishoka n'umuhini hari ikintu bita igihato. Iyo igihato kitari mu muhini, ishoka irajegera. Hari ibintu bimaze iminsi bikuzegeja, hari ibintu bimaze iminsi bigutota, biravaho mu izina rya Yesu. Ukeneye igihato, ukeneye igihato. Reka mbabwire, urugo impamvu ubona rukuzunguza, nta gihato cy'urukundo rurimo. Igihato cy'urukundo kirimo, haleluya haleluya, ntawe urwinjirira uko abonye. Muri izi ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 numva hari abantu Imana igiye gukwikirira. Muri izi ntangiriro z'ukwezi kwa 9 hari abantu Imana ikwikiriye, hari abantu Imana ihaye igihato cy'akazi. Tazo mene sayini grere. Hari abantu Imana ihaye igihato cy'abagabo, kuko muheze ku irembo, mwari mutinze ku irembo, murarambagizwa mukarengwa. Igisuzuguriro ni kinini, baratera ivi bakagenda, barasaba bakagenda, ugategereza ukabura. Oya, ukeneye igihato mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Muri kumwe na Pastor Alphonse. Imana ibampera umugisha. Nezerewe Imana mu mutima kubwo gufungura channel Pass TV, channel izajya inyuraho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihumuriza, ijambo ry'Imana rikiza, ijambo ry'Imana rizura. Ngira ngo murabizi ko ibintu byose biri hejuru y'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririho, ibintu byose birakoreka, ibintu byose biraremeka, biremekira mu mwuka tukabibona mu mubiri. Ni muri ubwo buryo nagize igitekerezo, ndavuga ngo hari abakozi b'Imana kuri YouTube benshi, ariko nanjye ni itafari nje nzanye, kandi Imana ibantumyeho kugira ngo mbabwirize ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo mwese abarushya n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ni muri ubwo buryo nanjye Imana impaye umwanya kandi nyemereye kugira ngo tujye tuganira ijambo ry'Imana. Ndakwinginga mwene data mukundwa, ujye unkurikira, kandi nzi neza ko ijambo ry'Imana rizagira ahantu rigukura, rikagira n'ahandi rigushyitsa. Imana ibaha umugisha. Rero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, munyemerere dusengana Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, ndagushimye ndaguhimbaje kunyemereye nkaboneka mwami Imana kuri iyi mikoro kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, kandi imitima ya benshi ize guhumurizwa n'iri jambo. Abarwayi bakire, abarushye n'abaremerewe, mwami Imana ubavane muri ako kaga mu izina rya Yesu Kristo. Mana nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Nyemerera ijambo ngiye mwami Imana kuvuga ntabarige, ahubwo izina ryawe rihimbazwe, uriherekereshe imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shuti bavandimwe, rero ndashaka tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6, ku murongo wa mbere. Niyo magambo Imana yashyize ku mutima, kandi nzi neza ko ari amagambo ari mihishurirwa ryawe. Uyakurikire kandi uyizereremo, urakira igitangaza, kandi ukuboko kw'Imana kuri hejuru y'ubuzima bwawe kugira ngo Imana ikugirire neza. Wowe unyumva, wowe unkurikiye, uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, uri hanze yacyo muri Afrika no ku yindi migabane, nzi ko iri jambo
ritari bumanukire ubusa, kandi nzi neza ko hari icyo riri bugusigire. Reka turisome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakiraho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri abo aravuga ati, ndakwinginze mera kujyana na bagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana. Bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri abo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye hehe? Arahamwereka. Ahera katema igiti agitera mu mazi, intore zirareremba. Aramubwira ati, isingire. Arambura ukuboko arayisingira. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Aya namagambo Imana ishyize ku mutima, kandi anyuzuye umutima, kandi niyo mpamvu asezekaye ku munwa. Ndashaka nkubwire ngo ibyawe byazimiye, ibyawe byariganijwe uyu munsi, kuri ino saha, kuri ino tariki ya 2 y'ukwezi kwa 9, Imana iragarura ibyawe. Imana ikugarurira ibyawe. Imana izana ibyawe byapfuye. Imana izana ibyawe ibizure, kuko Imana igufiteho umugambi. Birashoboka ko ari abantu bagize gute, ari abantu babifunze. Birashoboka ko nawe ubwawe hari ubundi buryo wagize gute, wabiriganije, wagiye wirwanirira, wagiye uca mu nzira zitarizo, bituma unyurana n'umugisha w'Imana. Ndashaka nkubwire ngo iyi ni isaha yo kugira ngo wakire igitangaza cy'Imana. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuze ngo abana b'abahanuzi bagira igitekerezo cyiza, bivuze ngo aho bari hari hababereye gato, ariko Imana ishimwe ko bari kumwe umuhanuzi w'Imana. Haleluya. Reka mbabwire, reka mvuga aka kantu mbere ya byose. Iyo uri kumwe n'umuhanuzi, iyo uri kumwe n'umukozi w'Imana, iyo uri kumwe n'umushumba, hari ibintu byinshi uhura nabyo, hari imisozi myinshi uhagararaho. Reka nkubwire, abantu benshi bataye itorero, abantu benshi bataye umurimo w'Imana, binyuriye rimwe na rimwe yuko n'amatorero afunze, abantu basubiye inyuma, abantu ntibagifite umwungeri ubayobora, ntabwo bafite umwungeri ubagarura. Ariko ndashaka nkubwire ugarukira aho ngaho, kuko umunsi wavuye mu itorero, umunsi uri inyuma y'itorero, uzanyurana n'umugisha w'Imana. Rero bivuze ngo aba bana b'abahanuzi, nubwo bari mu kibazo kitaboroheye, ariko ntabwo bigeze bata umuhanuzi, ntabwo bari inyuma y'umuhanuzi, bagendanaga ijwi ry'umuhanuzi, bagendana ijwi ry'itorero. Buriya mu itorero niho twumvira, mu itorero niho tuvomera, niho hari isoko y'umugisha. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bibiliya yavuze ngo bagira igitekerezo cyiza, baravuga ngo bagiye gututira ibiti. Bivuze ngo Bibiliya yatubwiye ngo aho bari hari hato, ngo bagira igitekerezo cyiza. Igitekerezo kiza ngo bababwira Elisa bati, barababwira ngo tumanukane tujye kuri Yorodani, tujye hehe? Tujye gututira. Ngo bajya gututira, ngo nuko ngo mbere yuko bagenda, umwe muri bagira ikibazo cy'ishoka. Ishoka ngira ngo twese turayizi, ni ya yindi iteme igiti. Haleluya. Ngo bajya gutira ishoka, ngo barahaguruka baragenda bajya gutira ishoka. Ndashaka nkubwire ngo ngiye kuguhanurira ibintu by'intirano umaranye iminsi, ibintu by'ibibazo umaranye iminsi, byaje ku buzima bwawe byiyometse, uno munsi biravaho mu izina rya Yesu. Ngo amanukana intore zitariye. Hari ibintu Satani yaguhaye bitari ibyawe, hari ibintu wambitswe bitari ibyawe, hari akazi wambitswe katari akawe, hari ubuzima uri mucamo butari ubwawe. Uno mugoroba urabivamo mu izina rya Yesu. Ntangiranye nawe nkubwira ngo hari ibintu Imana iri buzure, ntangiranye nawe nkubwira ngo hari Imana iri burangize, kuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe, kuko nasomye ijambo rirambwira muri Yeremiya ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni ibyiza ntabwo ari ibibi. Hari igihe wireba, hari igihe wizungurukaho ugasanga nta kiza cyaturuka iwawe, ugasanga nta kiza cyacu iwawe, ariko reka nkubwire, uwo ntabwo ari wo mugambi. Ibyo ni ibitekerezo byawe. Iyo umuntu ari mu buzima bubi, hari igihe anatekereza
nabi. Iyo umuntu ari muri situation mbi hari igihe yibwira kubi, amarangamutima akamubwira ko naho yava ntaho yagera, ariko uno munsi urahaguruka aho wari uri, aho ngaho wicaje, aho bakwicaje, aho ngaho urahava mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo aba bana bahanuzi barahaguruka ngo baramanuka bajya kuri Yorodani. Bishaka kuvuga ngo nuko bishaka kuvuga ni urugero ntanze, birashoboka ko wayashoye uyakuye muri banke arashya, birashoboka ko yenda famiye zikusanije baravuga ngo uriya muntu tumugirire gute, barabikora arashya. Haleluya, ni urugero ntanze. Haleluya, uyu mwana w'umuhanuzi ngahaguruka n'ishoka itariye. Ibitari ibyawe uno munsi urabita mu izina rya Yesu. Ibitari ibyawe uno munsi urabijugunya mu izina rya Yesu, kuko nkuzaniye inkuru nziza Imana yakuntumyeho. Haleluya, ntabwo bizongera kumera uko byari bimeze, ntabwo bizongera kumera nk'uko ubyibwira, ntabwo bizongera kumera nk'uko ubibona. Hoya, Imana irabyanze, nawe byange. Ndashaka dusengana akanya gatoya, ubwira Imana ngo nange ndabyanze, ubwira Imana ngo nange ndabirambiwe. Reka nkubwire, iyo utari warambirwa ikintu kikugumaho, gine ibintu urambirwa. Rambirwa ubwo bushomeri, rambirwa ubwo bushomeri, rambirwa icyo gisuzuguriro. Gira ibintu usohora mu izina rya Yesu, ubanze ubisohore mu bitekerezo, uba ibyo wisetinzemo ngo nta cyiza cyaturuka iwawe ubyikureho, ubundi urebe ko Imana idaharura inzira iza kugutabara. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bibiliya yavuze ngo nuko ngo baharahaguruka baramanuka bajya kuri Yorodani, ngo nuko ngo bagitema ngo wa muntu wabazanye ishoka y'iki y'intirano ngigwa mu mazi, igwa mu mazi ngo arataka. Ntabwo nzi ibigutakisha, ntabwo nzi ibikuriza, ntabwo nzi igihe umaze urira, ntabwo nzi igihe umaze ubabaye, ntabwo nzi igihe umaze wihebye. Bibiliya yarambwiye ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro ngo bwaki impundu zikavuga. Impundu zivuge mu izina rya Yesu, impundu zivuge mu izina rya Yesu. Zaburi 119 ku murongo w'121 Dawidi yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo njya nkora ibyo gukiranuka n'iby'amategeko. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo wigwatirize kuko wasezeranije umugaragu wawe. Reka mbabwire, nta ngwate dufite urenze usibye agaciro k'amaraso ya Yesu ku musaraba. Yesu yarabirangije ku musaraba, niho byasobanukiwe. Kubizeye Yesu, umuntu nkurikiranya aho ahariho hose atere haleluya. Biraritura ariko yari ku buzima bwawe, biraritura. Haleluya, haleluya, ibyo yimitse ku buzima bwawe. Dawidi yuzuye umwuka wera, amanukana ijambo rimuburanira, aravuga ngo njya nkora ibyo gukiranuka. Niba ubona ntacyo ruba Imana igushinja, nawe ntacyo wishinja, ndashaka dusenga n'ubwira Imana ngo Mana njya nkora ibyo gukiranuka n'iby'amategeko yawe. Niba utiba, niba udasambana, niba utaroga, niba utari umwesikora. Haleluya, haleluya. Imana iragutabara, Imana irakurengera. Kandi niba hari n'icyo wumva umutima gushinja, ubanze wikiranure n'Imana. Bwira Imana ngo Mana mbabarira, aha narariganishe, aha nabaye nk'akani, nafashe ku byashinganywe, ariko niyo mpamvu nizungurukaho, niyo mpamvu ubufindo bwafashe. Aho kugira ngo mbone ibyiza bibi bikaza, umanika amaboko irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana irakubabarira, umutima igakiza n'ubugingo. Oh haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ngo ishoka iragwa, ishoka iragwa, ngo arataka. Mwana yateye ishoka, ntiyareba neza umuhini w'ishoka. Buriya hagati y'ishoka n'umuhini hari ikintu bita igihato. Sinzi niba abantu mwahinze murabizi ikintu bita igihato. Igihato ni igifata umuhini n'ishoka nyirizina. Iyo igihato kitari mu muhini, ishoka irajegera. Hari ibintu bimaze iminsi bikuzegeja, hari ibintu bimaze iminsi bigutota, biravaho mu izina rya Yesu. Ukeneye igihato,
ukeneye igihato. Reka mbabwire, urugo impamvu ubona rukuzunguza nta gihato cy'urukundo rurimo. Igihato cy'urukundo kirimo, haleluya haleluya, ntawe urwinjirira uko abonye. Muri izi ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda numva hari abantu Imana igiye gukwikirira. Muri izi ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda hari abantu Imana ikwikiriye, hari abantu Imana ihaye igihato cy'akazi. Tazomene sayini grere. Hari abantu Imana ihaye igihato cy'abagabo, kuko muheze ku irembo, mwari mutinze ku irembo, murarambagizwa mukarengwa. Igisuzuguriro ni kinini, baratera ivi bakagenda, barasaba bakagenda, ugategereza ukabura. Oya, ukeneye igihato mu izina rya Yesu. Ukeneye igihato, murushaka ukeneye igihato. Abantu ubwenge bwaragiye, ukeneye igihato. Uradepoza abandi bakabona akazi, ukeneye igihato. Nje kugutangariza ngo igihato cy'Imana kiraje. Nje kugutangariza ngo igihato, muganga yaravuze ngo ntuzakira uzapfa. Ntabwo uri uwo gupfa, uri uwo gukira. Igihato cy'amagara mazima, igihato cy'ubuzima Imana iragitanze, Imana irakizanye. Uko byari bimeze, ugiye kumva uri muzima, ugiye kubona Imana ikora ku buzima bwawe, ugiye kubona Imana isura ibyawe. Bizinesi yawe yapfuye, ibyawe byari bigiye gutezwa, ibyawe byari binyazwe. Hoya, ntabwo ariko bimeze. Ukeneye igihato. Iyi shoka yari ifite ikibazo cy'igihato. Umwana kubwo gutira n'intirano na kondisiyo bamuhaye ngo uramenye, agenda yigengesere, ariko biranga ishoka irazimira, irarohama. Niko ibyawe byagiye bigenda ubireba. Aho unazishundura biranga, aho unazishundura biranga, aho imishinga yawe ihora ipfapfa. Ndagusengera mu izina rya Yesu, icyo waburaga ni igihato cy'Imana. Imana isize amavuta yo kubabwira ngo mwakire ibihato byanyu. Takere bone sayini grere, mwakire ibihato. Ndumva Imana imanuye ibihato ku basore, imanuye ibihato ku bakobwa, imanuye ibihato. Halale bone sayini grere. Imana ndumva imanuye ibihato. Ibihato Imana irabimanuye. Ntabwo uzabura Minerva abana baziga, uzabibonesha amaso yawe kandi uzashima Imana. Natangiye mbabwira ngo ntuzave ku mushumba, natangiye mbabwira ngo ntuzave ku muhanuzi w'Imana, natangiye mbabwira ngo ntuzave mu itorero, niho bikorerwa, niho biremeka. Haleluya, mu isi y'umwuka. Ariko utegeyeho Imana, ni hehe uyirindiriye. Ari igihe iyo amakuba n'ibigeragezo byaje aribwo dusaba Imana. Ariko ndashaka nkubwira aka kantu, ntugasenge nyuma y'igihe, ujye usenga mbere y'igihe. Kuko reka mbabwire, ikintu gikenewe ni amakuru. Iyo watindanye n'Imana, Imana iguha amakuru. Iyo watindanye n'Imana, Imana iguhishurirwa. Iyo watindanye n'Imana, umenya ibihe byo kugendererwa. Ndumva amavuta yo kugendererwa andimo yo kubabwira ngo ibihato byanyu biraje. Ntabwo ndi butinde, tugiye gusenga n'Imana. Kuko bari bahagurukanye n'umuhanuzi. Ngerisa yumvisha ataka, aramubaza ngo ubaye iki. Aramubwira ngo yari yashoka y'intirano. Aramubaza ngo bigenze bite. Aramubwira ngo ndatemye. Yari ishyaka ry'umurimo w'Imana. Reka nkubwire, intore zawe nitakara, uri mu murimo w'Imana, izakurwanirira, izirwanirira. Ndashimira Imana ko ibyacu Imana ijya ibikurikirana bucece. Ndashimira Imana ko Imana ijya itureberera aho tutareba. Ndashimira Imana itajya yumva amabwire y'abantu, itajya yita ku bihe turimo ducamo, kuko ari nyir'ibihe. Iraza ikabibwira ngo nimutuze mwabihemwe. Bihe by'amarira bikarangira, ikahakaza ibihe. Ntabwo Penina yarazi, haleluya, ko Hana yamutungura agashimana Imana nawe yateranye mu rusengero. Ndashaka nkubwire ngo Imana igiye kugutunguza igitangaza. Aramubaza ngo iguye, aramubwira ngo iguye hano.
mbese uzaho ibyawe byangirikiye, uzaho ibyawe byariganirijwe. Mana itugirire neza, Mana idufashe cyane. Ndumva Imana mu mutima wanjye, ndumva nguwe neza. Aramubwira ngo ni hariya. Bibiliya iravuga ngo ni ukumuhanuzi mbaraga z'itegeko. Oh haleluya! Ngo ateme igiti, ngo akirambikaho ishoka yaguye. Imbaraga z'igiti ziherekejwe n'umwuka wera n'akanwa kari mu muhanuzi zipeza ishoka. Gira ngo muzibuye iyo urinaze hasi mu mazi ntabwo rizikuka, ntabwo rireremba. Ariko imbaraga z'umuhanuzi zishobora kurerembesha ibintu. Zishobora kugaruza ibyawe, zishobora kugaruza urushako rwawe, zishobora kugaruza ibyawe byariganijwe, zishobora kugaruza ibyawe haleluya byanyazwe. Kambabwira agaciro k'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana uhagaze neza, Imana iragenda ikamwihimbarishaho, igafata sitoke y'ijuru ikayimubitsamo. Haleluya! Uje mugana binyuriyewe n'ikibazo kiri ku buzima bwe, kuko ijuru rimwemera, akajya muri sitoke akazana ikiganza akakurambikaho. Kansa bakubwiye ngo ntizakira, igakira. Sida bakubwiye ngo ntizakira, igakira. Diyabete bakubwiye ngo ntizakira, igakira. Kozi w'Imana uhagaze neza, ijuru ryemera, ijuru rihamya, Imana imubitsamo ibyayo, imuha amavuta ya autorite, imuha ububasha ku kintu cyose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Aya mavuta bamanukeho mu izina rya Yesu, aya mavuta babeho mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza, imuha sitoke. Reka mbaho urugero, ibizira ngo byabaye mu gihugu, Imana irababara ngo yari yarabireba, arangije hagarara muri autorite, ahagarara mu butware, atagishije inama Imana. Aravuga ngo kubera ibizira bikorerwa mu gihugu hagaritse imvura kugwa, imvura nihagarare, hari amavuta yaramuriho. Haleluya! Tugiye gusengana Imana ngo ishoka irareremba. Birayavuze ngo nuko ayihereza wa mwana, ahari amarira hahinduka ibitwenge, ibyiringiro biragaruka. Shuti mukundwa, shuti y'umusaraba, ntore y'Imana, umaze igihe ubabaye, umaze igihe urira, umaze igihe ubona nta nzira, umaze igihe ubona ari igisuzuguriro gusa, umaze igihe ubona aho kugira ngo haboneke ibyiza unyurana n'umugisha wa. Oya, ndashaka nkubwire ngo ibyawe bigiye kureremba nawe. Akira intorezo yawe, akira intorezo yawe. Kibazo cyari igihato, igihati Imana iragitanze, igihati Imana iragitanze mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, turagushimye murengezi w'ubugingo. Nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe, kandi nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere. Kubankurikiranye bose aho bari, iri jambo nirikore nge mbure, nge nabaye mikoro, ariko ndi igikoresho kizima watoranije. Aya magambo yaherekeresha imirimo n'ibitangaza, azura ibyapfuye, aremera ishya mu izina rya Yesu. Ha takele bone sayinigerere. Ndasense sengeye ababyeyi, insengeye ingumba, sengeye urushako, sengeye umuryango, sengeye igihugu, sengeye buri mwumwe ahari mu bibazo ari macamo byose, ubimukuremo mu izina rya Yesu. Uko warenge uyu mwana w'umuhanuzi kwishoka yari yatiye, hanyuma ikazimira, Elisa agahanura, ikongera ikazikuka. Bari kurengera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ubane nabo, ubarengera, ubarwanirire, ntambara barimo bacamo uzirangize, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimye kubyumvishe, kora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mukundwa, nzi neza ko Imana ishobora byose, nzi ko Imana yihagije idakenera andi maboko, nzi ko hari ikintu igiye kuremera muri iri jambo. Umvise Imana ibaha umugisha.
Numero ya telefone yange ni 078 28 01 464. 078 28 01 464. Amazina ni Pastor Alphonse. Imana ibampera umugisha. Shalom.